Bene data bakundwa n'umwami wacu Yesu Kristo, ndabashuhuje. Iki ni cya kiganiro Bibiliya isoko y'ubugingo mutegurirwa n'umuryango Christian Living Ministries, mukakigezwaho na Pastor Vuguzigira Alphonse. Ubushize ubwo duheruka kuganira ku gitabo cy'Abefeso, twaganiriye mu Befeso igice cya kabiri uhereye ku murongo wa 11 kugeza 22, aho twabonye ko abizera ni umuryango mushya w'abana b'Imana. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku Befeso igice cya gatatu uhereye ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 13, aho tubona Imana, uko Imana ikorera mu ntege nke z'abantu. Imana yahaye Paulo inshingano yo guhishurira abantu cyane cyane abanyamahanga umugambi wayo wari warahishwe ibinyujije muri Kristo. Abefeso igice cya gatatu ni kimwe mu bice byimbitse cyane byo mu isezerano rishya ku byerekeye umugambi w'Imana. Muri iki gice intumwa Paulo yari yaratangiye gusengera abizera bo muri Efeso mu gice cya mbere n'icya kabiri, ariko hano bisa naho ahagarika isengesho rye kugira ngo abanze asobanurire Abefeso n'abasomyi be muri rusange umurimo we, impamvu y'imibabaro ye n'uburemere bw'ibanga ry'Imana yahawe gutangaza. Paulo yivuga ko ari igisonga cyaragijwe ibanga ry'Imana, bivuze ko yari yarahawe inshingano ye yera yo gucunga no gutangaza ukuri kwari kumaze igihe kwarahishwe, ariko ubu kukaba kwarahishuwe muri Yesu Kristo umwami wacu. Iryo banga ntiryari ikintu cyo kuguma gihishe iteka ryose, ahubwo ryari umugambi w'Imana wari warahishwe mu bihe byashize, ariko muri iki gihe cyagenwe n'Imana ukaza gushyirwa ahagaragara. Iryo banga rero nta rindi nuko muri Kristo Yesu abayahudi n'abanyamahanga bose bahindutse umubiri umwe, basangiye agakiza, basangiye umurage, ndetse basangiye amasezerano y'Imana. Mwibuke ko mu gice cya kabiri twari twabonye ko twebwe abanyamahanga twari mu isi tudafite Imana rurema, tudafite amasezerano y'Abisiraheli, tudafite ibyiringiro bya Mesiya. Iryo nibanga ryari ryarahishwe, ndetse n'abayahudi ntibari babizi ko abanyamahanga nabo bazinjijwa mu muryango w'abana b'Imana. Iyi nyigisho rero twigisha ku buntu bw'Imana, ku bumwe bw'itorero, twigisha ku mibabaro ndetse no kuri murimo w'ivugabutumwa no ku bwenge bw'Imana buruta ubw'abantu bose, nk'uko tubibona muri iki gice cya gatatu umurongo wa 1 kugeza 13. Reka rero turebe Paulo uko yivuga nk'imbohe ya Kristo. Paulo atangira avuga ati: nicyo gituma njyewe Paulo, imbohe ya Kristo Yesu, ku bwanyu abanyamahanga. Nubwo Paulo yari afunzwe n'Abaroma ku mubiri, yari azi neza ko atari Roma igenzura cyangwa ngo itegeke ubuzima bwe. Yari azi ko ubuzima bwe buri mu maboko ya Kristo umwami we. Abaroma bashoboraga kumushyira mu munyururu cyangwa mu nzu y'imbohe, ariko ntibashoboraga gutegeka iherezo rye. Kristo niwe wari ufite ijambo rya nyuma ku buzima bwa Paulo. Ibi bigaragaza gukura mu mwuka kwa Paulo mu mibereho ye yose. Ntiyirebaga nk'uwatsinzwe n'ibibazo cyangwa nk'uwakorewe nabi n'abantu, ahubwo yirebaga nk'umuntu wa Kristo, niyo yaba ari mu mibabaro ikomeye. Mu maso y'abantu gufungwa ni ikimenyetso cyo gutsindwa, kandi koko niko biri kuko hafungwa umunyabyaha. Ariko Paulo we yarasobanukiwe neza ko muri izo ntege nke arimo umugambi w'Imana usohorera wo kugeza ubutumwa bwiza ku banyamahanga. Uyu ni umuco buri mukristo wese akwiriye kugira. Ibihe bikomeye bishobora kuza, abantu bashobora kukurwanya, isi ishobora kugufungira inzira, ariko nta mbaraga z'abantu zishobora kurusha ubushake bw'Imana. Nk'uko Yosefu yafungiwe muri Egiputa, ariko gereza ikamubera inzira yo kugera ku ntebe y'ubuyobozi bukomeye muri Egiputa, niko na Paulo nawe gereza yamubereye urubuga rwo kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Kristo mu banyamahanga. Reka noneho turebe Paulo nk'igisonga cy'ubuntu bw'Imana. Paulo avuga ko yahawe kuba igisonga cy'ubuntu bw'Imana cyangwa se ku buntu bw'Imana. Igisonga ni umuntu uhabwa gucunga umutungo w'undi muntu. Paulo ntiyabonaga umurimo w'Imana nk'aho ari uw'inyungu cyangwa uw'icyubahiro cyangwa agaciro ke bwite, ahubwo yawubonaga nk'ishingiro ryera cyangwa nk'inshingano yera yahawe n'Imana ubwayo. Ibyo yari afite byose mu guhamagarwa kwe, nk'impano, ubutware, ubutumwa bwiza yahawe, byose yabihawe ku bw'ubuntu, si ibye bwite cyangwa inyungu ze bwite, nk'uko abantu benshi mu mateka y'itorero bagiye babigaragaza ko bamwe bagiye babikora ku bw'inyungu zabo, kandi na n'uyu munsi biracyagaragara mu itorero rya Kristo.
Ibi rero bireba umwizera wese. Buri mukristo wese hari icyo Imana yamuhaye impano, imuha ubwenge, imuha igihe, imuha ubushobozi, imuha amafaranga, imuha amahirwe, imuha abantu ayobora, imuha ubutumwa bwiza bwo kuvuga. Ibi byose si ibyo kwiratana, ahubwo nibyo gucunga neza nk'igisonga kizima cyo kwizerwa imbere y'umwami Yesu Kristo. Kandi si ngombwa kuba uri mu mwanya w'ubuyobozi bw'itorero cyangwa ikindi kintu runaka ngo ubone kuba igisonga. Ahubwo nk'uko twabibonye haruguru, ni umuhamagaro wa buri mukristo wese kuba igisonga cya Kristo kandi cyiza cyo kwizerwa. Itorero rero rikomera iyo abantu baretse kubaza bati nzahabwa iki cyangwa nzaba iki, nzagirwa iki, ahubwo bakabaza bati nakoresha ibyo nahawe mu bwami bw'Imana. Iki ni ikibazo cyiza mu Kristo akwiriye kubaza. Ariko abenshi usanga bavuga ngo nzaba iki, nzagirwa iki, bizamarira iki, nzakuramo izihe nyungu. Ariko Pawulo we siko abibona. Agaragaza ko yahamagariwe kuba igisonga cyiza cya Kristo kandi iby'Imana yamuhaye ari ngombwa kugira ngo bikoreshe ku bw'icyubahiro cya Kristo. Pawulo rero muri iki gice avuga iby'ibanga ry'Imana ryari ryarahishwe. Reka tubirebe. Umutima w'iki gice ushingiye ku gusobanura ibanga ry'Imana kwa Pawulo. Pawulo avuga ko abanyamahanga ubu babaye abaragwa cyangwa se abaraganwa n'Abayahudi, babaye ingingo z'umubiri umwe, babaye abasangiye amasezerano muri Kristo. Ubundi ibingibi byari byarahishwe, ntabwo byigeze bihishurwa, n'abakera ntibigeze babimenya, abo mu isezerano rya kera ntibigeze babimenya. Ibi ni ibanga ryahishuriwe muri Kristo Yesu, nk'uko tubibona mu Bagalatiya igice cya 4 umurongo wa 4, ahatubwira ko igihe gikwiriye gisohoye, Imana yohereje umwana wayo wabyawe n'umugore avuka atwarwa n'amategeko kugira ngo acungure abatwarwa nayo, tubone uko duheshwa wa murage twasezeranijwe. Ibi rero byari ibintu bikomeye cyane muri icyo gihe. Nta munyamahanga washoboraga kubihabwa, kandi n'Abisiraheli ntibari bazi ko byashoboka kandi ntibanabyizeraga. Mu myaka myinshi Abayahudi bumvaga ko ari bo bonyine bafite amasezerano. Nubwo isezerano rya kera ryavugaga ko amahanga azahabwa umugisha, cyangwa se Imana yabwiye Aburahamu ko amahanga yose azahererwa umugisha muri bo, uburyo bizakorwa ntibwari busobanutse neza. Ariko urupfu rwa Kristo n'izuka rye byasenye urukuta rwari hagati y'Abayahudi n'abanyamahanga. Ubu bose bahagaze imbere y'intebe y'Imana kimwe kandi kubwo kwizera. Nta bwoko buruta ubundi, nta rurimi ruruta urundi, nta gihugu kiruta ikindi, nta rwego rw'ubukire cyangwa ubukene rufite agaciro kuruta urundi imbere ya Kristo. Bose ni abana b'Imana kandi barangana. Kristo yaremye rero umuntu umwe mushya, ari we torero, nk'uko twabibonye mu gice cya 2. Ibi nibyo Pawulo avuga ko yabereye igisonga kugira ngo ageze ubwo butumwa bwiza ku banyamahanga, abatangariza iby'ubutumwa bwiza bw'Imana, ahishura iryo banga ryari ryarahishwe ko abanyamahanga nabo bari mu mugambi w'Imana, kandi ko Imana yagambiriye muri Kristo Yesu kubagira umuntu umwe n'Abayahudi itarobanuye ku butoni. Ibi biracyakenewe cyane no muri iki gihe. Itorero rigomba kwamagana ivangura iryo ari ryo ryose, rigomba kwamagana amacakubiri, rigomba kwamagana ubwibone bushingiye ku bwoko, rigomba kwamagana urwango rushingiye ku mateka, rigomba kwamagana kwikunda kw'itsinda runaka. Iyo abantu batandukanye basengera hamwe, bakundana, bakorera hamwe, baba berekana ibanga ry'Imana imbere y'isi yose. Mu by'ukuri muri Kristo Yesu turi umuntu umwe, kandi iryo banga ryari ryarahishwe uhereye kera kose. Pawulo rero yavuze ku cyari gihishe kera, ubu cyahishuwe, noneho asobanura neza iryo banga. Pawulo avuga ko iri banga ritari ryaramenyekanye mu bihe bya kera by'isezerano rya kera, nk'uko ubu ryahishuriwe intumwa n'abahanuzi kubw'Umwuka Wera. Ibi bivuga ko umugambi w'Imana utigeze uzimira, ahubwo wari urimo gukorwa buhoro buhoro mu gihe cyawo, nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Imana ikora mu bihe byayo. Ntabwo Imana ikora ihaswe n'abantu cyangwa igendeye ku marangamutima y'abantu, ahubwo Imana ikora uko ishaka kandi igakora uko yagambiriye kugira ngo isohoze umugambi wayo. Hari igihe umuntu yumva ko adasobanukiwe icyo Imana iri gukora, cyane cyane iyo tugeze mu kaga. Ariko rimwe na rimwe hakaba n'igihe ibisubizo by'ibyo abantu basengeye bitinda. Hari n'igihe amasezerano abantu bizeye asa naho atinda, ariko Imana yo ntigitinda. Igihe izi aba ari cyo gihe cyayo. Aha natanga urugero rwo ku nkuru ya Lazaro. Igihe Lazaro yari arwaye, Bibiliya iratubwira ngo Yesu yasibiye iminsi 4.
Mu by'ukuri abayuda bizeraga yuko umuntu aba yapfuye roho yishobora kuzenguruka ahantu mu minsi 3 ikaba yamusubiramo akazuka. Ariko Yesu yasibiye iminsi 4 kugira ngo akureho ibyiringiro by'abantu biringira, agaragaza imbaraga z'Imana zirenze gukiza umuntu gusa, ko ahubwo imbaraga z'Imana zisumba kuri by'abantu batekereza, zishobora no kuzura abapfuye. Abantu rero buntu batekerezaga ko Yesu yatinze, kuko mu byo bamubwiye baramubwiye bati iyo uza kuba hano musaza wanjye ntaba yapfuye. Mu yandi magambo ni nko kubwira Yesu ngo watinze, ibyo wagombaga gukora ntibigikunze kuko Lazaro yamaze gupfa. Ariko nk'uko Kristo yaje mu gihe gikwiriye, niko n'ibyo Imana yasezeranije bisohora mu gihe cyayo. Ntabwo bisohora uko abantu babitekereza cyangwa uko abantu babyifuza, ahubwo bisohora mu gihe Imana yagennye ubwayo. Reka turebe Paulo yavuze no ku buntu bw'Imana bukoresha umuntu nubwo abandi baba babyanga cyangwa bamwanga. Paulo yivuga ko ari uciriritse runaka nyuma y'abera bose. Yagaragaje ko niwe uciriritse mu bo Kristo yagiriye ubuntu, niwe uciriritse nyuma y'abandi bose. Yabivugaga kuko yibukaga ko yigeze gutoteza no kurenganya itorero, ariko uwo muntu wahigaga abakristo niwe wahindutse intumwa ikomeye igeze ubutumwa bwiza ku banyamahanga, ndetse yashinze amatorero atandukanye. Ibi byerekana imbaraga z'ubuntu bw'Imana zihindura umunyabyaha uwo ari we wese n'icyo yaba yarakoze cyose, zikamuhindura umuntu muzima uhimbaza Imana, kandi zikamuhindura umwana w'Imana. Imana rero ntitoranya abantu kuko batunganye, itoranya abo ishaka, ikabasukura, ikabatunganya, ikabahindura, ikabohereza, ikabatuma. Rimwe na rimwe usanga abantu bashaka kwitunganya kugira ngo Imana ibatume. Ubundi iki nicyo ijambo abafarisayo bisobanuye abantu bitunganije, kuko batekerezaga ko Mesiya naza azabakoresha kuko bo basa n'abitunganije, bakaba bakomeza amategeko ya Mose kandi batariyanduje. Ariko mu by'ukuri uko Mesiya yaje sibo yarakeneye gukoresha, kuko ubutumwa yazanye bwari buhabanye cyane n'ibyo bakora. Imana rero ntishaka abantu batunganye ngo bari bikoresha, ahubwo uwo ishaka iramukoresha uko yaba ameze kose. Niyo waba uri mubi binganite, ntago warusha Dawidi, ntago warusha n'abandi bose tubona muri Bibiliya. Abo bose Imana yarabatoranije kandi irabakoresha. Nawe Imana yagukoresha. Na Paulo ubwe hano arivugaho, aravuga ati mu mibabaro yanjye mu by'ukuri ntabwo iyi mibabaro ari intsinzwi, ahubwo iyi mibabaro ni intsinzi y'Imana, kuko mu ntege nke zanjye niho Imana ikorera kugira ngo igaragaze umugambi wayo wo gukiza abanyamahanga. Hari benshi rero biyima amahirwe yo gukorera Imana kubera amateka yabo mabi, akavuga ngo ngewe nkomoka kwa kanaka, iwacu nta muntu wigeze haba wigeze akizwa, iwacu nta muntu wahabaye wakize. Abantu bakaguma muri ayo mateka n'ibindi bimeze gute. Ariko nta muntu uwo ari we wese uko yaba ameze kose, ubuzima yaba arimo bwose, Imana itashobora gukiza kandi ngo imukoreshe. Paulo atwereka ko ubuntu bw'Imana bushobora guhindura amateka y'umuntu kandi mu gihe gitoya gishoboka. Ukuboko kwa senya gushobora kongera kubaka, nkuko tubibona kuri Paulo warenganyaga itorero, akakaba nonaha ari mu bibabaro yo kwamamaza ubutumwa bwiza. Ijwi ryarwanyaga ukuri rishobora kongera kukuvuga. Nta muntu uri kure ku buryo atacungurwa cyangwa ngo agarurwe n'Imana mu murongo wayo. Paulo rero yanavuze ku butunzi butagereranywa bwa Kristo. Paulo avuga ko yahamagariwe kubwiriza abanyamahanga ubutunzi bwa Kristo butarondoreka. Ubu butunzi si amafaranga cyangwa iyindi mitungo, ahubwo ni imigisha yo mu mwuka. Iyo migisha ni nko kubabarirwa ibyaha, amahoro dufitanye n'Imana, kwakirwa mu muryango w'Imana, ibyiringiro by'ubugingo buhoraho, ubwenge bwo kubaho cyangwa se ubwenge bw'Imana, kugira ngo Imana, murabizi ko Paulo yasengeye Abefeso kugira ngo Imana ibahe ubwenge n'umwuka wo guhishurirwa. Hari imbaraga z'umwuka wera zikorera mu bizera, hari n'umurage w'ijuru cyangwa w'ubugingo buhoraho. Ubutunzi bwo ku isi bwo burashira, amafaranga ashobora gushira, icyubahiro gishobora kurangira, ubuzima bushobora gucika intege, ariko ubutunzi bwa Kristo bwo ntibushira, kuko ni umurage w'iteka ryose. Umuntu ashobora kuba rero ari umukene ku isi, ariko ari umukire muri Kristo Yesu. Nanone Paulo
muri iki gice cyangwa muri iyi mirongo yongeye kuvuga ko itorero rituma Imana imenyekana, cyangwa itorero rigira Imana imenyekana. Itorero ni ryo presentation y'Imana, rituma Imana imenyekana. Pawulo avuga ko ubwenge bw'Imana bumenyekanishwa binyuze mu itorero ku batware n'abafite ubushobozi bo mu ijuru. Mu by'ukuri ni ukuvuga ngo Pawulo asobanura ko ubwenge bw'Imana cyangwa se iby'Imana yagambiriye mu bwenge bwayo ishima kubimenyesha abantu binyuze mu itorero. Itorero rero ni umuyoboro Imana inyuzamo imigambi yayo, ni umuyoboro Imana inyuzamo ubwenge bwayo, ni umuyoboro Imana inyuzamo ubutware bwayo n'ibyo ishaka gukorera isi n'abayituye. Ibi bisobanura ko itorero atari umuryango usanzwe gusa, ni igikoresho cy'Imana cyerekana intsinzi yayo. Iyo abanyabyaha bihannye, iyo abantu bari abanzi biyunze, iyo amoko atandukanye ahindutse umuryango umwe, Imana ibiri kwerekana isi, ibiri kwereka isi n'imbaraga z'umwijima ubwenge bwayo buhanitse butarondoreka, nk'uko tubibona mu gice cya 3 umurongo wa 10. Iyo abizera bababarirana, bagakundana, bagakorera hamwe kandi bakavuga ubutumwa bwiza, Satani ababona ko yatsinzwe. Niyo mpamvu itorero ritagomba kwibona nk'iryoroheje cyangwa ridafite umumaro. Ni urubuga rw'Imana mu mateka y'abantu. Ibi Pawulo nawe yabivuze, aravuga ngo tugaragara nk'abaciriritse, tugaragara nk'abasuzuguritse, ariko dutungishije benshi. Mu by'ukuri amasengesho y'abera ajya akiza isi umuvumo, ajya akiza isi ibibi byagombaga kugwira isi kubera amasengesho y'abera. Pawulo rero yagaragaje ko nubwo tugaragara mu maso y'abantu nk'abanyantege nke, ariko dutungishije benshi. Pawulo rero yagaragaje ko dukwiriye kwegera Imana dushize amanga. Pawulo yigisha ko muri Kristo dufite kwegera Imana dushize amanga kandi twizeye. Mu isezerano rya kera kwegera Imana byari bifite inzitizi nyinshi, ariko kubera igitambo cya Kristo inzira yarafunguwe. Kubw'igitambo cya Kristo inzira yarafunguwe. Ubu mwizera aza ku Mana nk'umwana uza kuri se. Ibi bikwiriye guhindura ubuzima bwo gusenga bw'itorero. Hari benshi babayeho bafite intege nke kuko badakoresha amahirwe bahawe yo kwegera Imana, cyangwa bakabaho bafite ubwoba. Rero dukwiriye kwegera intebe y'ubuntu, kubera ko intebe y'ubuntu irakinguye. Imbabazi z'Imana zirahari kandi ubufasha bw'Imana burahari, kuko Imana yaduhaye umwuka wera. Imbaraga rero, imbaraga zirahari kuko Imana yavuze ko imbaraga ziyazuye Yesu zikorera muri twebwe. Nuko rero umukristo akwiriye gusenga ashize amanga, afite kwizera, ariko cyane cyane afite no kwicisha bugufi imbere y'Imana. Umubwiriza niwe wanditse mu gice cya 5 aravuga ngo ntugapfe kugira icyo uvugira imbere y'Uwiteka Imana, kuko Imana iri mu ijuru nawe ukaba mu isi. Bityo rero dukwiriye kwegera Imana nubwo ari data, ariko twicishije bugufi kuko Imana ni n'umwami. Pawulo rero yavuze ku mibabaro ko idapfa ubusa. Imibabaro ntabwo ipfa kubaho gusa, kandi niyibayeho Imana ibifite umugambi. Pawulo asoza abwira abizera kudacika intege kubera imibabaro ye. Nubwo yari afunze, yari azi ko ibigeragezo bye biri guteza imbere ubutumwa bwiza. Iminyururu ye yabyaye inzandiko zera yanditse, ko inyinshi yazandikiye muri gereza. Gukomera kw'itorero, akomeza abizera, ubuhamya imbere y'abatware, kuko no mu ifungwa bye abarinda Kayizari bumvisha ubutumwa bwiza. Ubutwari mu bandi bizera, kuko yabashije gufasha benshi, barimo ba Onesimo, barimo ba Filimoni, barimo ba Timoteyo n'abandi. Imbere y'abantu ubundi gufungwa ni ikimenyetso cy'intsinzwe. Kandi Pawulo yari yatangiye mu gice cya mbere avuga imigisha y'Imana, mu gice cya 2 avuga imbaraga zo gukomera kw'Imana. Bisa naho Pawulo yageze aravuga ati, ariko aba bantu ndi kubwira izi mbaraga z'Imana kandi mfunze, batekereza bati ahari ntibashobora gutekereza bati iyo Mana kuki itamukijije. Niyo mpamvu Pawulo yasubiye inyuma, ahagarika ibyo yabasengeraga, ahagarika no kubabwira imbaraga z'Imana, ahagarika no kubabwira iby'umuzuko, noneho atangira kubabwira uburyo imbaraga z'Imana zikorera mu bizera. Aravuga ati rero nubwo mfunze, mwitekereza ko mfunzwe kubera ko ndi umunyabyaha, mwitekereza ko mfunzwe kubera ko hari ibibi nakoze, ahubwo niwo mugambi Imana yashimye gukoresha mu ntege nke zo gufungwa, kugira ngo n'abarinda Kayizari babashe kumva ubutumwa bwiza. Ibi bisa n'ibyo
yatubwiye mu butumwa bwiza, kuko ubutumwa bwiza buratubwira ngo havuma umuntu wese umanitse ku giti. Igiti ni ukuvuga umusaraba, wari umusaraba cyangwa cyari igiti cyashyirwagaho abagome, ibisambo, abohe n'abanyabyaha b'uburyo butandukanye. Ariko bene uwo muvumo ni wo wahindutse intsinzi y'umukristo. Bityo rero ibigaragara nk'ibinyantege nk'imbere y'abantu niyo ntsinzi y'Imana. Imana ntabwo ikoresha imbaraga zihurura nk'inyanja, ntabwo Imana ikoresha imbaraga ziritura nk'imisozi. Imana ifite uburyo bwayo bwo gukora mu mbaraga zayo zihambaye no mu butware bwayo bihambaye. Ibi bitwigisha ko imibabaro iri mu maboko y'Imana itajya ba imfabusa, ahubwo Imana yikoresha kubw'icyubahiro cyayo. Ububabare bwegurirwa Kristo nk'umurimo, nko kugira ngo muri we duhabwe imbaraga kandi bibashe kudufasha muri uyu murimo dukorera Imana no mu buzima bwacu bwa buri munsi. Umusaraba wabonwaga nk'intsinzwi, ariko wahindutse inzira y'agakiza. Niyo mpamvu umukristo akwiriye gukomera mu bigeragezo, azi ko Imana ikorera no mu by'abantu babona nk'ibibi cyangwa se nk'intege nke. Mbese nyuma y'ibi ni ayahe masomo ku itorero ry'uyu munsi? Ni ayahe masomo twakura muri iki gice aho Pawulo atwereka ko Imana ikorera mu ntege nke z'abantu? Icyambere, itorero ryo muri iki gihe rigomba kongera gufata aya mahirwe. Rigomba kwakira abantu bose kimwe muri Kristo, nta tandukaniro. Rigomba kubona umurimo w'Imana nk'ubusonga, si icyubahiro. Rigomba kubwiriza ubutunzi bwa Kristo kuruta ubutunzi bw'isi. Rigomba kugendera mu bumwe nk'ubuhamya ku isi. Rigomba gusenga rifite ubutwari no kwizera n'ibyiringiro. Rigomba kwihanganira imibabaro rifite ibyiringiro. Itorero ryirebaho gusa ritakaza umutima w'Imana mu mahanga yose cyangwa imbere y'amahanga yose. Iyo itorero ryatangiye kwirebaho, iyo abantu bagize itorero batangiye kwirebaho, itorero ritakaza umutima w'Imana imbere y'amahanga cyangwa se imbere y'abatarizera. Rero Kristo yapfiriye amahanga yose, kandi itorero rigomba kugeza ubutumwa bwiza ku mpera z'isi. Dusoza rero, kuba igisonga kwa Pawulo no guhishura ibanga ry'Imana bitwereka uburemere bw'umugambi w'Imana washohojwe muri Kristo Yesu wo gucungura inyoko muntu no guhindura abari ababiri kuba umwe, ikabaremamo umuryango umwe mwiza w'itorero wubaha Imana. Bityo Imana igakuraho urusika rwadutandukanyaga, igakuraho ibyadutandukanyaga byose, amacakubiri, amoko, uruhu n'ibindi bimeze gute. Icyari gihishe imyaka myinshi cyarahinduwe. Agakiza kabonetse ku bantu bose, ntabwo ari ak'Abisiraheli gusa, kandi abizera bose bahindutse umubiri umwe. Pawulo rero yababajwe kugira ngo atangaze uku kuri itorero rikumenye. Itorero ririho kugira ngo rikomeze uwo murimo wo gutangaza ukuri kw'ijambo ry'Imana. Buri mwizera ahamagarirwa kuba igisonga cy'ubuntu bw'Imana, umukozi w'ubwiyunge n'umuhamya w'ubutunzi butagira akagero bwa Kristo. Muri Kristo Yesu abanyamahanga bahindutse umuryango umwe n'Abayahudi. Ubu ni itorero rimwe rya Kristo. Muri Kristo inkuta zitandukanya abantu n'ibibatandukanya byose byarasenyutse ku umusaraba wa Kristo wabikuyeho byose, nk'uko tubibona mu Bakolosayi 2:15-16. Muri Kristo imibabaro ibifite intego yo kugeza abantu ku bwiza bw'Imana. Muri Kristo ibanga ry'Imana ryarahindutse. Nifuza ko buri wese unkurikira byibura yabasha gusoma iki gitabo cy'Abefeso, cyane cyane mu gice cya 3, agafata byibura mu mutwe y'umurongo wa 6 ahagira hati: iryo banga niri ko abanyamahanga basangiye umurage, bakaba ingingo z'umubiri umwe, kandi bagasangira isezerano muri Kristo Yesu kubw'ubutumwa bwiza. Na Abefeso igice cya 3 umurongo wa 6. Bene data bakundwa rero, reka mbasabe kugira ngo tumenye neza ko n'igihe twaba turi mu mibabaro cyangwa mu ntege nke, imbaraga z'Imana zikorera mu ntege nke z'abantu. Igihe Pawulo yakiranaga n'igishako cyari ku mubiri we, asaba Imana inshuro 3 yinginga kugira ngo ikimukize, Imana yaramubwiye iti: ubuntu bwanjye buraguhagije. Reka dusubikira aha, tuzasubukura ubutaha tureba igice cya 3 uhereye ku murongo wa 14 kugeza 23. Reka dusoze. Ushaka kuvugana natwe waduhamagara kuri 0788 48 30 76, 0788
48 30 76. Abakoresha Airtel Tigo ni 07 22 54 54 56. Mbibutse ko ikiganiro Bibiliya isoko y'ubugingo mugikurikirana kuri radio Umucyo 102.8, kandi mushobora no kugikurikirana kuri YouTube channel yitwa Pastor Vuga. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Murakoze.
gucika intege n'iby'isi bimaze kucogoza warankomeje nguma kukwizera mwami ibyo ushaka byose bibeho mwami numvise ijambo ryawe ryera maze nyumva rimenya umutima mbona rinafite ibyizero ijambo ryawe riranyobora mwami numvise ijambo ryawe ryera maze nyumva rimenya umutima mbona rinafite ibyizero ijambo ryawe riranyobora nimara kugera iwacu mu ijuru nzahora ndi mu rukundo rwawe umutima wanjye ntuzacogora ntabwo nzongera kuruhuka undi mwami numvise ijambo ryawe ryera maze nyumva rimenya umutima mbona rinafite ibyizero ijambo ryawe riranyobora mwami numvise ijambo ryawe ryera maze nyumva rimenya umutima mbona rinafite ibyizero ijambo ryawe riranyobora ijambo ryawe riranyobora ijambo ryawe riranyobora ijambo ryawe
ijambo ryawe riranyobora ijambo